ngira utwibwira Mukamenge Makurata ni mu murenge wa Jarama Kagari ka Kigoma, ariko ibi byose byabaye nk'impanuka yabaye, imvura yaguye itunguranye, niyo nkuba yakubise ari ibintu wagira ngo ni ibintu by'ibitererano, ariko pe birababaje kuba twapfishije no mu muryango wacu, harimo bane gusenga, harimo n'abashangazi na ba muyomba, ariko pe birababaje cyane yuko twapfishije mu muryango, ariko mu bintu bitunguranye, ntabwo byari ibintu nyine bisanzwe, nubwo bwa mbere bibaye mu murenge wa Jarama, muri make ni ubwa mbere pe, kuko bose byabatunguye kubona ibintu bitunguranye bimeze nk'uko tugapfisha abantu 9, abagore 2, hari harimo umugore utwite afite n'umwana ku ruhande, ni umuturanyi wacu, ni umukobwa wa Senge, hari na Ndayishimiye nawe wapfuye ari kumwe na wa Mariya n'aba ku isoko. Gusa nyine birababaje yuko twapfishije, ntabwo twishimye, twababaye ku bintu bitunguranye. hanyuma mu muryango wawe ni bangaye bitavye Imana? Umuryango wacu abitavye Imana ni abantu 5. harimo bangaye yakubise abantu 9 mu muryango wawe? Noneho mu muryango wa 5 bahita bitaba Imana. Hanyuma tubwire rero abandi bari Kibungo, no kugira ngo nyine bize kuba hari abandi nyine bari baje, ariko ibo basanga nyine yabakubise, nyine kugira ubutabazi bwo kuhagera tukareba ibyahabereye. Ubundi se muri aka gace inkuba zikunda kuhakubita? Yego, ntabwo zikunda kuhakubita cyane, nibwo bwa mbere. Ubuse mugani nta mpungenge mufite ko n'ubu ngubu zanabakubita nanone? Murabitekereza iki muri iyi minsi? Ubu ngubu nyine nuko nyine zaba ari impanuka nyine zaba, ariko nibwo bwa mbere bibaye ibintu, nta mpungenge ntabwo zabura, ariko biba ngombwa yuko nyine umuntu ukoze bakubise gutya, umuntu nyine yakeka ko nyine sinzi ko byakongera. None se kuba hari amabwiriza minisiteri ishinzwe ibiza minema igenda ikangurira abaturage harimo kwirinda kugenda mu mvura n'ibindi, ayo mabwiriza mwebwe mu murenge wa Jarama ntabwo mwari muyazi? Twari tuyazi, ariko amati dusobanurire. Amakuru yo kugira gukeka nyine ko hari ibyiza nyine byakaza, ariko muri bitari ibyo ngibyo, ibi bintu bwa mbere bibaye rwose byadutunguye turi abantu benshi. Hanyuma se hari amabwiri cyangwa se ari imburira cyangwa se ubutumwa bugufi minema ikunda gutanga, mwebwe ntabwo mujya mubwakira muri aka gace? Murakoze. nkaba ndi umwe mu bahagarara icyo cyambu mu bagikoreraho. Hanyuma tubwire rero hagati ya saa 10 na saa 11 ubwo imvura yagwaga, nagiye kumva numva umurinzi rizavu inkeragutabara yaribashe kurokoka muri iyo nzu, kuko bari 3, umwe muri bo yaramaze gupfa, ubita waribonye yaramaze gupfa, bandi 2 basigaye, undi nagisambagurika kirwanirana, urafitemo akabaraga gake, niwe wafashe telefone ahita hamagara umukuru w'inkeragutabara. Twari turi kumwe, akimuhamagara naho nabimenyeye, nayo ndabimenye, ati mutabare turashize, turapfuye, abantu barapfanye. Ntacyo twakoze kindi, twese dufatira amagare turuka mu bunyerere, ntawe twese dusiganwa, ntawe ubwiye undi. Tukigera ku mazi koko twasanze ubwo n'uwari mu nzira yamari rukanga, tubona n'ubararuka ntwari guhunga, ntawe warubwire ngo habaye ikinga kwemerera, ahubwo nawe yamara acaho yirukanga. Tugera ku mazi rero twasanze imbere y'uburinzi ku kazu k'inkeragutabara zibamo abantu barundanye wagira ngo nk'abasiramu bari gusari, barundamye nta mutwe babona. Abari hose bari bagize ubwo n'uwari uhariye nawe yabasha kujya mu bigori arihisha. Ubwo byabaye ngombwa yuko Sekita Kamaro umukuru w'inkeragutabara tuvugana, ndamubwira nti dukora iki ko ibintu bikomeye, nawe arambwira ati sinzi icyo nakora. Afata telefone ubwo yatabazaga ubuyobozi ati mudutabare, ndamubwira ntabwo twahera muri ibi ngibi, reka turebe ko n'abazima baba bakirimo. Byabaye ngombwa ko je mita nitanga njyamo, bari barundanye, mfata uwa mbere nshyira ku ruhande, nsanga yapfuye, undi nshyira ku ruhande nsanga nawe nta mwuka, mbona hasi harimo umwana uri kurira wateraga induru nyina muryamiye, mbasha kuba kwegera mugeraho
mukuramo mucishura nyina namuhuruye mu mugongo nako mukuyemo mbona mutoye bitambwira umuntu bitamuhereza iyo nkera gutabatabazaga nayo imeze nk'iyahungabanye nimbabara umwana mwirukangana mujyana hari ahepfo ahantu hari umuyaga mwinshi agera mushyira mu kazu kandi kepfo kurinda amatarimo ubwo nki muri ibyo mbambona undi nawe ari kuzamura akaboko nawe ubwo nawe ndamufashe abandusha imbaraga ubwo turabona ko hano habaye ahangaha naturaga kwibuye ndi kurwana no kwandushaga ibiro nambaye n'ikoti ngira amahirwe ndaramumfasha turamutera tumujyana ku ruhande dutangira ntanye baramfasha dutangira no kubagabagabana uwapfuye dushyira ku ruhande umuzima nawe ugisambagurika gitera akantu tujyana ku rundi ruhande ubwo bapfuye turabaretse tujya kwita ku bazima kubitaho nta kiri twakoze ni ibintu byanjemo nk'ugerageza ndabwo mugerageza buri wese tumushyira ukwiwe bigaragara afata umuyaga n'imbeho wasanga nk'ibintu njya numva umuriro w'inkuba wenda wagabanyuka hakaza akantu ubwo nibwo kuko bamwe babashije nibwo harimo n'umwe wo muri zavu yamaragaragurika ndabwo n'ibingu mwirukanka n'abahungu baramfasha bamushyira mu mugongo baramuzamukana bamujyana kwa muganga n'ababana ubwo mfata abadamu bari baraho bandi bari mu bigori ndagenda ndirukanka mbambura ibitenge nkimara kwambura ibitenge nkafata umugabo nkamuhekesha wa mwana nirukanye wanyura muri site wanyura mu bigori cyupfa no kumugeza mu mudugudu nuko abana babashe kurokoka babajyana gutyo ako nkagera mvuga banyuza mu barebe bagiye kugera mu isantere abandi babatabaye nuko abana bageze kwa muganga nawe nuko bashe kugera kwa muganga ndumva kwa muganga hashe kugera 8 no muri zavu wa 9 we yabashe kumureka kuko yarafi bamutera urushinge ararokoka abandi bari ndumva bari Kibungo abandi uko ari 9 bari baraho ngaho nta bundi utazi twakora kuko wanyuma yacikanye mufite mu ntoki w'umumotari ubwo nta kitwa bashe gukora kuko utazi bamaze kurangira. Hanyuma tubwire uruhare rw'ubuyobozi mu butabazi bwakoze ubuyobozi bwatabaye gute? Uburyo bwatabaye nkimara kuvugana n'igitifu umurenge kuko ndi kwiruka ku igare imanuka ntabara nabo natabazaga nti mudutabare na komanda wa polisi turavugana nk'inzego z'ubuyobozi ko dusanga duhana amakuru ntago bicaye batabaye uretse ikibazo baje guhura nacyo ni cy'ubunyere ntibaribuza n'imodoka bo bahise bakoresha amaguru bageze mu santere bakoresha amaguru igitifu rero bariruka baje biruka babaye icyondo cyane ingabo zamaze kuhagera nazo n'umukuru ingabo abarahageze bakimara kuhagera tubasha gufashanya icyo gikorwa basanga nta kindi bahinduraho byabaye nibwo igitifu umurenge avuganaga na meya bafata ingamba z'icyakorwa meya nawe byamurenze bafata ingamba bati abo kwa muganga bahamagara titireri ati mwite kuri abo bantu muzana ambirasi zose mutitaye kuri n'abaganga bari mu rugo bose nibazi nicyo kintu numvaga no igitifu umurenge avuganaga na titireri meya amaze kubabwira ati natwe turaje dutabara vana bwango na bavisi meya hatabaye ambulance zingahe ntago namenye umubare ko zari nyinshi zabisikanaga imwe yagendaga indi garuka indi garuka ubwo nari maze kunanirwa n'imbaraga nkeya nibwo nahise mu masaa 5 mbasha kujya kuruka ngo njyame nduhuke numvaga meze nabi. Nubuhe butumwa watanga cyane cyane ku bantu bakoresha inzira z'amazi no mu bihe bidasanzwe by'imvura? Ubutumwa natanga uko nabyitegereje ngiye nasanze n'ubundi umuturage nta kindi nta ruhare yabigizemo kaza kugira mu ruhare ho nanjye ubwanjye numvaga byari bindenze ahubwo nasanze ari ibirere bikomeye tutazi igihe tugezemo kuko abaramaze kwambuka bari baje bamaze gusesa ku mazi babonye imvura ikubye bose bihindira muri yanzu aribwo icyo cyorezo cyabasanzemo ahubwo dutegereje ingamba za leta nazo zabikurikiranye zihari icyo zakora mu byo kumira ibiza kuko sinagifata nk'ikiza giye ko nabibonye n'impanuka zikomeye zirenze ukwemera kuko ari ikiza cyo ari umusozi bakimura abaturage cyangwa se n'izindi mpamvu babikemura uko nabibonye ni ibintu bidasanzwe n'ubuyobozi nabwo bwabyo sinzi ko ni ibintu kwiga ko nacyo badashoboye bagomba kugerageza kwirakaza ni ikoranabuhanga ry'ikirere rijyanye n'igihe tugezemo ngiye niko nabibonye murakoze namwe murakoze kandi mukomeze kwihangana yego watangira nta kibazo utwibwira amazina yawe ini televiziyo yitwa ATV Rwanda ni televiziyo mu baturage rwagati tubasuye rero muri uyu muryango mu rwego rwo kubihanganisha twagiraga mutwibwira amazina hanyuma mutubwire n'uburyo mwakiriye urupfu rwa nyakwigendera mutabwira n'amazina ya nyakwigendera. Yego murakoze nitwa Mutesi Kararisa ari umumama w'abana 5 na papa wabo
hari umugabo w'umusore mu buzima busanzwe. amazina ye Nshimiyimana Eric yari afite imyaka ingahe? yari afite imyaka 39, arakiri mutoya. ubwo nyine namaze kumva ko byarangiye, mubuze banumva mbuze byose, kuko imibereho yanjye, ubuzima bwanjye n'abana banjye twabukeshaga we, twari tubayeho kubera we. Numvaga ari we byose nabikeshaga, ntacyo namushinja nyine nta kundi. Ariko maze kumva ko amaze gupfa, navuze ati rero Mana ari wowe ushyigikira. ubwo rero mu by'ukuri nabirebye mbona nta kindi nahinduraho, mbona ubuzima bwanjye uko njye nabitekereje muri njye, numvaga ubuzima bwanjye bwise buhagarariraho, kuko numvaga iterambere ryanjye ryari we nakeshaga ibyo kurya saa sita na nimugoroba, kuko akazi yakoraga niko kantungaga. ubwo rero nyine nuko ndi kubyumva. hanyuma tubwire biba yaravuye he? Yaravuye mu kazi, yahiraga ubwatsi bw'inka. ubwo nyine biba ngombwa ko abana baza kumusangayo. iyo mpanuka iba hari abana babiri, ubwo hapfuye papa wiwe, hapfa n'undi mwana w'umuhungu, uwundi nawe agira ikibazo gikaze, ariko abaganga baramukurikirana, ari mu maboko y'abaganga. uwo mwana ni uwawe ntago ari uwawe? abo bana uko bari babiri, niyo Mungeri Eruwa yari uwanjye, yari afite imyaka 12 we yapfuye, uwundi yari afite imyaka 10, nari gukurikiranwa n'abaganga. bivuze ngo muri runo rugo umufasha n'umwana bitabye Imana? yego. undi nawe ari mu bitaro. abo bana bari babiri bawe? yego. pole no kuyangana. nuko bapfuye umwe, nimo kuva ko ubwo babiri bagiye kureba se, ugamanyaho umwe arapfana na se, undi n'uwo nguwo nyine uri kwa muganga. nawe yahise ahamukirayo. yahamutse kuko bakora abantu bari hamwe, bakora bihungabana kubaho, kandi ubona ko nyuma ko ubaka kanya nk'umwe mu bari bagize umuryango wawe, wari ufite uruhande runini cyangwa se wari ufatiye runini ubuzima bw'uru rugo, yitabye Imana, ubuyobozi n'iki wabusaba? ubuyobozi icyo nabusaba nuko bwamba hafi, kuko impamvu nabusaba ko bwamba hafi, singeraho guhinga, bwamba hafi bukajya bumfasha. Urakoze cyane. harya witwa nde? Nitwa Mutesi Clarisse. Urakoze cyane. Amazina yawe nawe tubwire iyi nkuru y'akababaro y'incamugongo ko mwayumvise, asigaye urabona ubwo bwari byamaze kuba nijoro. amazina? Nitwa Yaremye Theogene. ubwo rero ngo nkimara kumva inkuru ko ngewe ntuye hariya hirya Jarama, kuko hano imbuye yabuze ari imirenge 2 yakwiza guhuzwa mu murenge umwe wa Jarama. ubwo rero ko ntuye hirya kure, uyu mugabo rero yari inshuti yanjye, yajyaga nkorera, twakoranaga mbese inshuti yo mu inshuti yanjye mbese cyane. ubwo nkimara kumva nyine ibyo bibaye gutyo nijoro, bampamaga bati Eric inkuru irabakubise. ubwo nyine numva nguyemo kantu, nyine ko nagize ikibazo nyine nk'umuntu w'inshuti yanjye, twabanaga igihe n'igihe kukanya, ariko nta kundi nyine kubyakira, nyine nta kundi twakongera. neze ko umuntu kwatega atiteguye. uyu muryango uravuga iki? uyu muryango cyo nguvagaho nk'uko umudamu yabivuze, uyu mufasha, uyu mutware we ni nko yawuhahiraga isaha ku isaha. niyo mpamvu nubwo byagenze gutya nyine, nuko nta kundi kubyakira, ko nta kundi kuntu yabigira. ariko no kumva ko leta nyine ubwo bambe nk'abayobozi cyangwa abaturage tutageze ukuntu twajya tuba hafi tubafashe, nuko nta kundi, ubwo no kwiyakiranya nta kundi.
akoze ariko nyine ni ngombwa kuba hafi y'abantu ngombwa nuko babayeho akoze kuko uyu mugabo afite runini mu ruhare rw'uno rugo kuko umudamu abikubwiye kandi uruwe rwe muri iyi si urabona abantu bafite ko abantu urabona ko igihe cyose uruhe n'uburyo abagabo turyohera ni gutunga imiryango yacu iyo bigenze gutyo rero umuntu yakira nyine akagirwa n'abaturage tugenda tuba hafi yabo nuko bimeze naho ubundi ibyo rwose byo mbese nkimbyumva nyine nanyumva ko nagize ikibazo kandi nawe kumva abantu 9 kugira ngo abantu bapfire rimwe numva ko ari ikibazo kandi n'ahantu umushoyo nkuba yakubitiye n'ubundi nkuba tutume ko ziba ku gasozi kera abantu baragiye inka abantu bugamye mu biti kugira ngo inkuba isanga abantu mu kabande sinzi uko byagiye n'ibihe byanyuma mbese hari amabwiriza Minema yitanga ni minisiteri ijyanye no gucunga n'ibijyanye n'ibiza kubera iki abantu babonye ikirere wenda ntibavuge ati wenda byateze amasanganya n'imeze buriya ni ukuri hano bano kutahagera kuko uvuye pfire wahageze niho wageze rero buriya kare akantu ko buri imvura ashobora kuba yakubye bari ku mazi